Chachirachi, Ddumba, I love you too. Shia. Wankunda nkakwihorera. Wankunda nkakureka we. Wankunda nkakureka. I'm telling you, this is true. When you feel like you, wewe niba wumva ufite depression ariko ntabwo uramenya neza ko depression uyifite, uramenya ko like uracyashigikanya, like you don't know very well ko ufite depression. Urumva cyangwa stress ni iki wowe icuza gukora kugira ngo umenye neza, ntujye kwa muganga, please ntujye kwa muganga, ahubwo uvura stress Ddumba, ntujye kwa muganga. Icuza gukora wowe uraza gushaka ahantu hari isura ya Ddumba somewhere everywhere around the internet. Ushobora kujya kuri TikTok urasanga yo video bwayo, ushobora no gucekinga WhatsApp zawe, abantu urabona gutyo, ubona abantu barimo baracisha gwe, cyangwa ushobora urebe isura yanjye uyitegereze, nubona urakaye uracyakomeje kurakara, uhita umenya ko urwaye stress, hamagara muganga. Kandi uko nukuri, hamagara muganga, umubwire ruganga, I am sick, please help me. I am sick, please help me. Nakubaza ati why, urumubwira ati I looked at Ddumba's face and I was still mad. Nabonye isura ya Ddumba, nkomeza nkirakaye, numvise Ddumba avuga, nkomeza nkirakaye, mbabarira muganga, mvura. Tumura super sex ari hemane, ahubwo cya super sex ubu ngubu ushobora gusanga umugabo yacu yaje super sex nawe ubu ngubu, ariko se ubu ngubu sinkivuga abantu badahari. Monia la fleur ngwino hano, Monia la fleur njoo hapa, Monia la fleur njoo hapa, Monia no hano, Monia la fleur turamuzi, uyu mwana kweli. Okay, hazi cyana kimwe tuganire, ndashaka icyana igikobwa cyiza. Permission nkoreshe t-shirt 1000 ariho ifoto ya Ddumba, ndayiguhaye, abantu baranyumva, recordinga uvuga ati recordinga Ndori, nguhaye permission, record this one, Ndori nguhaye permission koresha t-shirt 1000 ariho isura ya Ddumba. Go, just go, do it. Urumva, do it. Ddumba dufashe utuzanire Monia la fleur, reka nkazane. Uba witubaza iki kuri TikTok? Uzi definition y'ijambo kwitubaza? Shadu, reka ngubwize ukuri. Uzi kugira ngo noze kariya kantu bya bintu biveho, uzi ko byanze kuvaho. Kandi ushobora gusanga wari usuye abantu ukoresha akaboro kabo ugashiraho bire biboro. Niko wabigenjeje. Shadu, reka ngubwize ukuri. Uri ikimara reka ndama. Ntugire ngo ni imigirane. Nzabikwishura. Uri umushyitsi, bakwakiriye, bakuraje mu ntebe, urimo urafata ajya kaya kaboro bakita gute mu Gifaransa? Narangije kubyandika, nyigira gutyo ndavuga ati Ddumba. Cutting table urashuha. Aho nari nakubwiye ko Sandra gwe nyuwo mwengenzijya, nyuwo mwenga mukaminga, you drink Sandra wenywa ndaje nkuzane vuba kubera uno munsi Sandra aratwereka igituba. Mugiye kucyerekana. Araje uno munsi Sandra araza kutwereka ikintu cyitwa iki. Ndakomeza ngo me hano ndebe. Narangiye ariko ari ibintu ari ukuvuga du. Ari ibintu ari ukuvuga ngiye ntemeranya nawe ngo abakobwa banini n'abakobwa bato nabahe like ndago nangiye kuvuga. Ndabikuvugira wowe bisimbuke ngendaza kubivuga kubera wowe urabizi ko sinshaka ko uba umwana mu butarakura. Ndacyari mutope urumva, ariko ngiye ntekereza ko like umukobwa muto
muto like umukobwa muto like utameze nk'umusirikare ntago ikibazo ari ukuba ari munini ntago ari ukuba ari muto ikibazo n'ukuntu ameza niba ari umusirikare n'umusirikare nyine niba yiyoroheje ntago bigomba ko aba ari munini aba ari muto ariko iyo ari muto nibwo muto wiyoroheje nibwo aba ari sawa. Reka nkwereke uri he? Mu rugo. Uri mu kihe gihugu? Nairobi. Muri Kenya. Igihugu urimo ni muri Kenya ntabwo ari Nairobi. Nairobi ni umujyi mukuru. Yego. Wari wajya Uganda? Yego. Waciyeyo ntabwo wabayeyo? Yeah, narahaciye ntabwo nahabaye. Uri muri bisi? Ndi muri bisi nahaciye muri bisi. Nahaciye muri bisi nasa muri bisi bahaca gute? Ngaho ke ntangorane ariko waciyeyo urimo uragenda ntabwo wahabaye. Bahamaze icyumweru. Okay. Ntabwo wahamenye neza. I Burundi urahazi? Yego. Mu Rwanda urahazi? Yego. Abatanzania ntabwo uzi neza nturagivuga muri Tanzania. Ubu rero reka nkubwire. Wumve neza kandi wige we ingende umwarimu. Ndi kukumva ariko hari akantu mukanya unyigishije, hari akantu najyaga ndeba. Kandi turakagarukaho mukanya twagiye. Ubundi umukobwa naturally abahungu twebwe nanjye nshizemo naturally dukunda abakobwa bananutse bateye neza. Icyo nanjye nacyo nagari cyose cyo kunanuka. Abakobwa bateye neza naturally twe dukunda abakobwa bateye neza. Urumva? Bateye neza ashobora kuba noneho yuze nko wungana ukungana. Noneho unateye neza uretse ko uteye nabi ntabwo tubizi. Aye bisku tagenda kudakisije. Agwakirengagiza. Noneho ni wibesha ukarya cyane ufite ibibazo rya gahoro n'ubesha ukarya cyane wowe ukarenza aho ngaho uzi ukuntu uzasa. Niyo mpamvu nakubwiye ati ngewe ngomba kuzagushara amafaranga utwaye nicyo kintu nzagukora nzagutwara muri Brazil kugira kugucirisha amahipu kumwe kwa misa mu beto vuga ngo Messi koze cyane pe nanabivuga mukina kugira ngo byumve ko bifite imbaraga Messi nagishemeye. Urumva? Oya icyo cyana kiruzuye mwabikatatse ubu bigiye kwiruka kugenda kureba ngo tugende turebe wagiye kureba gire niba uteye ne ibintu bishaka bagiye kureba rega. Ariko uziko ari wowe umukobwa mwiza ubura amafoto ubuza amafoto kandi ni ubugoryi tuzabikora ngakwika nkukomereze nari ntabona ntibwakutanye ubundi twari twikundira abakobwa nyine baringaniye cyangwa kananutse gateye neza abakobwa banini kenshi cyane like you know tunetuje kandi noneho uri na munini ukiri mutoya nta nubwo biba biri attractive. Yego. Ugasanga umuntu afite imyaka ngo sinzi ngo 23 ugasanga rungana gutya afite ngo 24 ugasanga ngana gutya ntaricyo yiteye uri let's say uri nka munini let's say umukobwa ari munini afite imyaka nka 27 28 30 ubwo ndakureba nanjye nibyo mantekereza ko uraza kubungana uko nguko you know like that's okay go to okay ariko ubu ndimo ndakubwira abakobwa iyo tuvuze abakobwa tudufata range ya miro iyo ndimo ndavuga abakobwa njewe ima ndimo ndatekereza abakobwa imyaka 26 kugeza kuri 20 gutyo kenshi iyo mvuga abakobwa kenshi niyo myaka mba ndimo ndavuga kubera iyo utangiye kugenda kandi hejuru ya 27 aho mba ntangira kukubona ko utinze kurongorwa ko ufite ibibazo ko wihagazeho urimo making a wrong decision urabona abakobwa bigenda kujya aho ngaho bikavuga ngo ngo ngewe ngo I'm not late ngo it's too not late ngo size ngo ntabwo ngo ndimo ndajyanye rukikishwa n'iki akabyarimo avansiza ubundi kuri 26 27 ugomba kurongorwa
27 baze ko ari myinshi du ariko asa ubona ukuntu abana ubundi 27 ni ibingibi bigomba kuba bikubaho mu buzima. 27 ubundi kenshi imyaka ya 27 cyangwa 28 ugomba kuba urimo urarongorwa cyangwa urimo urahukana. Iyo myaka ni kigomba kuba irimo irakora. 27 ugomba kuba urimo urarongorwa cyangwa urimo urakora. Ni ukuvuga ko iyo waratinze wari uri muri iga byatari, wari uri mu mashuri, wari urimo urakora biriya, urumva you have a masters, urangije masters, umukobwa w'umunyarwandakazi urangije masters wize yanze ibintu by'abagabo kuri 27 agomba kuba arimo ararongorwa. 27 agomba kuba arimo arakora mariage. Noneho ikindi iyo myaka yindi icyo nakureberaho density ugomba kuba urimo urahukana. Ushaho ngiye numva ahubwo wagombye kuba uri kwahukana kuko du yega kwahukana nabyo nibyo bintu nibyo bigezweho. Ni ibintu biri mu bintu bigezweho. Umwana w'imyaka 16 uyu munsi baratangaje. No ugatekereza niba kuri 16 azakomeza agakura gutyo nyuma y'imyaka 10 azaba ameze ate? Ako nawe abarundi baravuga ngo ku myaka 16 ni wari woroshe. Ku myaka 16 nabwo Kujyaka 16 abana baravuga ati Monia la fleur ku myaka 16 hari i Burundi ati ewana icyo yakoraga yatwaraga ifarasi agashinga amapoto agafata mikoro. Ibyo bintu byo gushinga amapoto n'amafarasi mbabarira ntabwo nitore. Ngabana mu myaka 16 babona gute? Reka nkubwize ukuri ngiye muri umuntu wanjye ndamurira nkavuga ati ibyo cyangwa ufite muri umuntu kandi umuntu akagomba kuba ari keza. Ni keza du nta nubwo nshaka kuzakakwereka mbabarira. Ntacyo nagakora kandi atarikora du uko umwana mureba nkagira ngo ninjye muri umuntu nawe karasazi. Shano no 27 mani ni myinshi ugomba kuba uri kwahukana. Makuru urumva ubwo turemeranya wowe turemeranya. Turemeranya ariko rero hari abakobwa biga babanyabwenge batameze nkawe bagenda bakiga urumva. Bizi kutakiyorera. None biragaragara ko mu ishuri nta kintu nta kigenda biragaragara ko ntacyo byiyorera. Biragaragara ko mu ishuri byawe byaranze. Hari abakobwa rero baba bafite ubwenge ukavuga ati uno mukobwa n'ubwenge afite reka yige arangiza amashuri turamukeneye no kumukoresha igihugu kiranamukeneye urumva. Ubwo rero tukavuga ati ubwo rero afite ubwenge reka yige arangize agenda kuri masters yakore bagera yarangiza. Ariko ubu ngubu nanone kuri 27 tuhita tumubwira attention 27 ntabwo irangiza utararongorwa hano. Abatantine banje bigaga nuza bari kubagabo. Nabyo birashoboka. Ariko uwahisemo akavuga ati oya ngiye ntabwo nshaka umugabo ndashaka concentration mu ishuri ntaribi. None sa niba ari concentration suppose ari kwiga none se ntago bafite boyfriend. Oya kubera umubiri urasaba niyo waba uri umunyabwenge umva ibyo ngibyo attention niyo waba uri umunyabwenge gute niyo waba ushaka ishuri gute ewana igituyo kirize kiba gishaka imboro. Noneho nago rero bivuga ngo concentration ngo niyituma utashaka ngo uri kwiga nabyo bibaho. Anyway ubwo nakubwiraga abakobwa ubundi abahungu twese dushaka abakobwa baringaniye basa neza beautiful urumva. Bunyarwandakazi beautiful, burundikazi very beautiful urabibona. Ariko iyo bigeze ku bana b'i Bugande game itihinduka. Aho ni wahandi natangiye nkubaza ati wari wajya Uganda ukabayo nibura ukamara y'umwaka. Game itihinduka bari abana uragisanga gifite imyaka 22.
uzi ikintu cyitwa kuburiya nge ntabwo nari nzi meaning ya ntuzi, ntabwo nari nzi meaning y'ibintu byitwa ngo kuburiya numvaga abantu bavuga ngo ngura buriya ngo umeze nka gold, ngura buriya ngo usanga umukobwa ari munini afite amataye angana gutya, afite amaguru manini gutya, afite agasura wagira ngo bamushushanyije. Urabona ukuntu bajya bashushanya bagashushanya agasura bakagafinyora, barangiza bagahita bamuha ibicece ahangaha, bakamuha ibicece gutya bikaba noneho kugira ngo ibintu babiryoshe neza. Imana hari ukuntu ibiryosha neza, hari n'ukuntu ikinyarwanda cyumvikana nabi iyo kirimo kiravugwa n'umuntu ukivuga cyane, uvuga ikinyarwanda kiri deep. Ikihe? Ari ikinyarwanda kiri deep nk'umuntu w'inyamirambo ajya avuga ukumva ntabwo kiryoshye. Ari nk'umuntu umuntu w'inyambo akuriye mu Rwanda, akavukira mu Rwanda, agakurira mu Rwanda, akajya avuga ikinyarwanda gikomeye gutya, gikomeye cyane, avuga ikinyarwanda gikomeye. Noneho byabyana ugasanga agakobwa karimo karavuga ikinyarwanda, ugasanga agakobwa keza karimo karavuga ngo gaswere, ngo agakobwa keza karimo karavuga ibintu ngo gaswere, urakareba ukavuga ati nibintu biraho uvuga ngo gaswere. Urumva hariyo ururimi ruba rubishe, hariyo ama accent abishe, abantu bavugana wabimenya noneho wabimenya ibyo ndimo nabenya. Noneho bari abakobwa ikinyarwanda cyabo kiba kimeze nkaho ari kibi ukuntu, like ntabwo kiba cyuzuye ku buryo abantu mu Rwanda mugiye ati ngende umunyarwanda wo mu Rwanda mugatangira kuvugana mu kinyarwanda, akavuga ikinyarwanda gishukwisha. Ibyo nyine aravuga ngo bitengo, cyangwa yakubwiye ati cyangwa ngo ngwino hano, cyangwa noneho agashyiramo none ikinyarwanda cyawo kiba kivanzamo ikinyarwanda n'icyongereza, pani ikinyarwanda kirimo igifaransa. Mbese wese kuva hasi kugera hejuru, uko avuga, uko agira, uko asa, uko agira iki, ashukwisha. Cyewe nari nzi ko abakobwa bo mu Rwanda ari beza, nahise mbyihorera. Hari umuntu arimo arashyira muri comment, arimo arashyiramo amazi, umuntu arimo arashyira aho sindahagira ku mazi ndaje. Ku mazi ndaje, am coming. Ikibazo cy'abanyarwanda none nicyo narababwiye abanyarwanda, narababwiye muzajye mureka nk'ubu ndimo ndatwaye ni njyewe shoferi, ariko barimo kandi wagira ngo nibo barimo barantwara mwandetse ngiye nkaza ko ari njyewe utwaye, ni njyewe shoferi. Nza ahantu hari amakona, nza ahantu nza gukatira. Why are you telling me when I should cut? Iyo tubigeze ku mazi ni yindi suje ndaje. Wait. Monia ufite amazi? Mfite. No kuri byo kuri. Mfite. Waragerageje warabirebye? Oya. Mfite, ariko ibyo nabyo nugera aho ngaho ndaza kubikubwira. Erego ubu turatangiye twagiye. Okay. Ndayafite, of course. Ntabwo nayabura. Moni. Ntabwo shadu, ntabwo nayabura. Uzapime noneho ubabwira. Nzani wanyimye se? Nabyo tubivuge. Icyo waranyimye? Waranyimye wowe. Monia waranshinyaguriraga nje ntabwo umva rati iki gikobwa narakibwiye ngo Monia, narakibwiye ukatisha sije twari tugezeho, nicyo kibazo. Oya ndaje urimo uravuga ngo nagwe iki gikobwa twarahuye, ndakireba ndeba urukobwa rwiza, nararurebye first time ndarureba rurandeba, ndavuga urukobwa ruri seriye, rurimo rurandeba, ndebye narwo rundeba mu maso. Ubundi kenshi iyo ndebye ibikobwa ngiyewe ndakireba, hano hari ukuntu nyine niyozura byatari igikobwa kinene, ndakireba gutya cyane kigahita kireba hasi. Ariko wowe narakurebye mbona urimo urandeba, nkomeza nkureba mbona urimo urandeba, ndavuga ati igikobwa rero kugira ngo kigire isoni reka ngisabe. Mpita ndakubwira ngo wampaye, njya kubona urambwira ngo mvayo ngo tugende ngo mpa nimero, cyita kinsaba nimero men. Be urukobwa wari wabona igikobwa kimeze gutyo cyahise naje kibwira ati wampaye. Niyo magambo ya mbere twavuganye n'uyu mukobwa, naramaze ati wampaye, arambwira ati mpana namba yawe uze kumpamagara. Buya nahise menya ko utashobora kumpa. Kubera iki?
ntabwo byakoroha gutyo. ntabwo byakoroha gutyo nyine. none se ubu ngubu ko bibiriti ahubwo bitakoroha gutyo. ntabwo byakoroha. Monia nta mukobwa usaba ngo muhampaye ngo agahita atangira kukubwira ngo mpa nimero yawe ngo nzaze kuguha. nyine biterwa nawe ariko n'ukuntu uba wabivuze. Like urandebye turarebanye nta nubwo uvuze hayi cyangwa ukahita ubwira ngo wampaye. Akira bifate, akira bitore. Okay, basi biriya nari ndimo ndakina basi ubu ngubu mwese tuzampa niduhura. Zaguha. Uri ikigori cye. Ndikiba. Uriya mukobwa yanditse ngo amazi se ngo amaziki ngo washiraho dutema. Uzi ko abakobwa cyane cyane b'abarundikazi bahita bigiriye cyangwa ngo urabona ngo amazi ngo ni umwanda ngo amazi ntabwo ari umwanda. Like amazi ntabwo ari umwanda ntabwo ari umwanda ahubwo ni umwanda mu mubiri. Yigo ni umwanda umuntu abasoye. Ndashaka ko tubisobanura. Amazi ni umwanda ariko ni umwanda gute? Abarundikazi bari hano, abarundikazi ubu kuvuyemo ntabwo ari like ni umwanda ubu kuvuyemo. Oya, abarundikazi sibyo baba barimo baravuga. Abarundikazi sibyo baba barimo baravuga. Abarundikazi nawe uri ikirundikazi. Kugira ngo nyene n'urwitwazo rwo kugira. Ni urwitwazo rwo kutanyara. Yigo urashaka bavuge gute? Ubwo baravuga ngo amazi ngo ni umwanda ngo kubera iyo banyaye ku gitanda ngo harandura ngo ukabona guhindura amashuka ngo urabona ariko mambwa n'uri umukene udafite amashuka uzajya umwanyarira hasi. Ari ikibazo cyo guhindura amashuka cyangwa iki sibyo? Ntabwo kunyara ntabwo ari ibintu bikugwirirana, right? Ntabwo bikugwirirana. Hari ubwo utabitegura ariko mufite guhindura ntuza nk'iki uburire se ni ngombwa muhore mu buriri muri ntuza dawe na mawe kuri sima. None umuntu yagushyira hasi kuri sima Monia ukahemera ngo kubera ngo ugiye kunyara? Not kuri sima. Wowe ufite sima njye nagiye gusanga umukobwa ufite amazi menshi ahantu honyine namusikorera neza bikamenya ni kuri sima akahita ameneka gutya ewa tukaza kuyakurupa na rakirete. Ariko iyo ushize ku mukeka, iyo ushize ku musambi, iyo ushize ku mashuka, iyo ushize niyo washiraho matira gusa ewa umukobwa ufite amazi arayanyara my friend. Monia wowe menye ufite udutonyanga. Urumva? Yani connection ko yanjye ni yawe. Akanya tuvuye yanjye ko mbona yuzuye. Yamenye ni wawe niko nje se ko bana ora ntabwo uri murambona neza. Ndiko kubona. Urambona neza? Umukobwa ufite amazi neza bapana abangaba baguma batonyanza hari hari umukobwa ukunda kunyara, hari n'umukobwa ukunda hari ubwo uri aho ngaho y'abantu bagakobwa kakaza kakakunyarira. Rero hari nk'abantu bakunda amazi nkatwe. Uzi ko ngiye nshobora kukurongora ndimo ndagusaba amazi like vabari nkubwira ati wampaye amazi yivo kakwambia yivo kakubwira ati wampaye amazi ndimo ndashira mu nkubwira ati wampaye amazi no yayaguga biterwa ariko n'ibyo umukobwa wana wampa amazi nkaguhobera nkakuruba amabere nkaguterura uza amazi yaje wowe ibintu biba byabereye ariya ndayagusabye none wowe ibintu nabo bagahita bayakwihera niwo nkagusaba ariko hari igikobwa usaba amazi kigahita cyohereza utuntu tw'udutonyanga kikohereza utuntu tw'udutonyanga wajya kujya iwana ntumenye niba unyaye nimenye niba ari cyo kinyaye what the fuck. iri juru mw'abantu iri juru akweri mba ndimo ndakora icya hari ibintu ngemba numva ndimo ndavuga nkumva ndarivuze ndiryohe ndishimye nturako nyamvuga ibiboro nishimye nkahita nibaza akweri ndimo ndakora ikintu kibi
Am I doing something wrong? Ndimo nakora icyaha kweli. Because I feel happy. Ndimo numva joy, ndimo numva nish. I'm happy. You're happy. If I'm happy, I think it's okay if you're happy. I know, what the fuck. Uje gusanga abantu baraho ngo bakuvugiye ngo Ddumba ngo niyubaha ngo Ddumba ngo itumwandetse. You just leave me alone. Bagura amahoro yawe pe. I know. Leave me alone. Urumva? Yo, so ibyo bintu you have to know. Abakobwa bo muri Uganda, except no heaven here is it. Iriya video murayizi? Ari kuvuga video iriya ndirimbo uheruka gusohoka cyangwa? Oya. Reka mbereka. Abantu reka mbereke. Farao, video ya Farao ubundi niyo video ya mbere mu Burundi. Na yindi video. Monia bivanye no kwitonda kwe. Urumva bivanye n'ukuntu azi kubana neza n'abantu. Nta muntu boreka kumushigikira. Monia yatanze gito. Nakumwe bidakunda Christa cheers mukuru kw'Imana. Cheers mukuru. Inywa ku mazi birashira. Ewe munanditse ngo umugore wa Nyanza. Ubu hano ahabonye ayishara. Monia ngo uyu mukobwa wundi ni mubi. Kuba ndi mubi nitubigarukaho. Twabirangiye. Ariko wundi ashobora kuba ari nanjye nagutugura nago byaba bitunga. Oya. Ariko uri mwiza gusa nyine ikibazo nuko tuba twagushyize hamwe na Monia. Ego. Nago cyaguseka mani maze guseka cyane kandi Monia rero buriya muhuye amaso ku maso nibwo wakwicuza impamvu muhoye. Sinkazi se simuzi sinamusabye turi kumwe aranga. Dupfuye mubi uzabyara mwiza. Munsubirize shadushima Imana munsubirize azabyare mwiza. Monia nyine ndaya ku rwego rwo hejuru Ddumba nta igihugu cyose iramuzi. Ajya kuri live akabona commentaire eshatu za mbere ni Ddumba wagigo. Ndabira abantu babanze barebe iyi video. Barebe n'uwo muntu ngo nibwo akirangiza secondaire. Merci chou. Yawa. Ngo do murebe iyi video muyitegereze n'ukuntu tuzi imiziki dore ngiye cyazegenge niyananiye amafaranga ntiyabuze atabigenze gute amafaranga yarabuze do murebe iyo video ni miliyoni 2 makeye. Ibisadu wajireka gushyira makeya asa muri miliyoni 2 wambajije ukankurira moti agatura kamuni akabaho tubuno twiza nk'icyo kigo dore nk'aho hantu kweri mwagiye urabona ko murimo na drone yafashe ball wececeka Christa. Iyo ndirimbo ndayikunda man. Abarundi banze kuyamamaza, abarundi ngo barakwanga ngo bavuze ko uri umunyarwanda, niyo mpamvu batajya baguteza imbere. Ubwo ngewe sha ugira ngo tuzapfa dutembere birirwamo ngo twihakanye ngo nabo ngo mwihakanye Uburundi. Kanze nahe shadu taha abarundi ubundi abantu biwanyu bagomba kugushyigikira. Monia bari kuteba nono tujye kumusaga nzajya kumusaga mucyumweru cyiza. Murabona iyi video atari nziza guys, bambwira iyi video murabona atari nziza. Ni nziza noneho rindira igiye gusohoka. Igiye gusohoka narayibonye nayo ni nziza. Ibaze ko Ddumba aba yarazirebye sha. Urabona ariko hano se ko bagutereye ivi buriya ntago bateye ivi aho ngaho ntabwo nshaka gusobanura ibintu byari birimo. Ddumba wituze ubuze ibintu byo gutera ivi wituze nkubwira akantu Monia yakoze kugira ngo mumenye Ddumba ikintu nakoze kugira ngo amenye twarahuye nago
ariko Monia yagiye kuri airport gutegera umuhungu uvuye i Burayi mugenda cyakoze umwana arategura bro umwana arategura pe ajya kuri airport n'amashugwe yavuye i Burayi bro icyo girenze sigara ubivuga nje kunyara ndaje ajya kuri ukuntu kavuga ngo kagiye kunyara nako karasana umva se ajya kuri airport n'umuhungu arapanga avuga ati wewe rero ugomba kumera nk'umuntu uvuye nko muri Canada cyangwa muri Amerika utwara amavalize nka 10 ugerekeranye ku yandi nanjye nimba ndibwigure basi nkareba basi 30 miliyoni y'amarundi nkagura agashugwe kazima ku buryo bataducishamo ijisho hamuca utera ivi n'impeta ndayigurira ngo agakobwa kirabura karimo karashukwisha abajyamo oya nukuri dore ngibyo ntubiraba agakobwa kirabura karimo gushukisha oya ibyo bintu oya urongera gutuka Monica ndaguhanyoko live ya Ddumba biri abantu urumva shauraka goriki ro asharapfuka amasha bamuterere viturarindira iyo demande turarindira invitation za mariage turabura yego shama kandi bantu kubera iki mbe yari je mwosha kandi je muto kandi je mwosha ngogenda ibyo bintu byarabaye Monia yari ikokora ntabyo yumvise Monia yari ikokora arondera ubu 30 mire bw'amarundi ajya kugura ishugwe rya danje 30 mire arahe baravuga ati iyi ndwi yose ndagenda n'amaguru ku ishure ariko ngura iryo shugwe umujyango ngashugura Paris story ntimeze gutyo isaha iraranye bagiye kunkura live tugaruke cyatwigire oya ngwino tugarukiye nkuru ntago twagenda nayivuze sawa reka nibarangira erega kunyaza ntago ari iby'umuhungu wari we wese yawe ako kantu ntago ari iby'umuntu wese ntago uzazana like hanyuma se Monia reka tubabaze muzi uko banyaza abagore Monia hanyuma amase nimvuga ngo kunyara ntago ari ibyo bakobwa bose nabo umugore wese aranyara my friend nta mugore umugore wese aranyara wenda banyara atanga iki kiganiro cyago umva guys reka kugira mutarakomeza ibintu byo kunyara kugira ngo mukomeze ibintu byo kunyara ndashaka kubabwira ntago ari ukuvuga ko nanze kuvuga ko ntajya mbivuga ko ntari kunyara ko nabivuga ndi umuntu wa mbere ukunda ibintu byo kunyara no kubivuga ariko ndabaretse mwivugira ibintu byo kunyara ngiye simbira imizindi kuvuge ngaho mutangira ugomba kubivuga kubera yuko wowe niho uzana zino ntambara zose Ddumba buri mugore wese aranyara ntabwo ushobora kuzana umwana w'abandi mu nzu ugatangira ushizeho Netflix sinzi amabiro ari ku mutwe wanjye nta kintu ushize ku tebo yanjye nta n'ikintu kinshukwisha Monia wevuga ibintu byawe byo kunyara ngiye ntabwo kubira turasubira mu kanya barampamagaye Wilson naho uri bujye kuki mudusaba amazi mudazi ukuntu bashaka amazi ziku umugore gusa wamaze kumwishurira bills buri kimwe cyose baby just nshiraho $5,000 by'amadolari ndananyara utari wanamfataho Mwego muraza mwishyuza abana amazi wowe nagunyara wowe nagunywa amazi bye Wizo Media TV Wizo Media TV